rimwe na rimwe iyo umuntu yigisha abantu, si itegeko ko abantu bumva kimwe ibyo umuntu avuga, ariko uko iminsi ishira niko abantu bagenda babona ukuri kw'ibivugwa. Iyi ntambara iri kuba ishingiye kuri peterodora. Icyo ngira ngo nta muntu ugihakana. Ugihakana ambwira ikindi iyi ntambara ishingiyeho. Intandaro rero y'icyo kintu ni iyihe? Ni ukuvuga ngo Amerika imyaka 50 imaze ifite amasezerano ya peterodora, yatangiye gupanga umupangu y'uko ayo masezerano narangira izahindura kata. Imvuga kata ngira ngo dushobora bamwe kutabyumvikana, ariko izahindura structure, izahindura uburyo ayo masezerano akavugururwa. Hanyuma ayo masezerano akavugururwa akava kuri kuba idolari ryabo cyangwa se ifaranga ryabo ryashingira kuri peteroli gusa, ahubwo ifaranga ryabo rigashingira no ku bucuruzi bwa buri kimwe cyose. Ariho hagomba kuvukiramo ecosystem. Sasa ibihugu byari bimaze no kurambirwa ko Amerika ikomeza kubakubitisha idolari, ikabakubitisha ubukungu yakuye kuba idolari ryaragize amasezerano y'uko rigomba kugurwa muri peteroli, cyangwa se peteroli igomba kugurwa hakoreshejwe idolari. Ibihugu byari bimaze guhaga ndetse no kurambirwa, baravuga bati no, nimba Amerika yaradukubitiye kuri peteroli na gaze byonyine, tugakubitika tugapfukama tukemera, nibaramuka bafashe noneho icyitwa ecosystem, aho wagenda ukagura ibyo kurya muri resitora, wagura umwambaro, wagura inzu, wagura sima, wagura imodoka, akantu kose uzagura, noneho bazabonaho transaction fee, isi yose ikaba iri mu biganza. Baravuga bati rero icyo gihe ubutunzi cyitwa ubutunzi bwose buzaba buhetswe na Amerika. Icyo gihe igihugu Amerika izashaka gufatira ibihano ni nk'ako kanya izajya ivuga ngo urakora ibi, uraryama hasi ngo ukubite, niwanga gufungira. Sasa rero umugambi Amerika wiyo yarawutangiye, mwese murawuzi, ndetse uwo mugambi si nayo yonyine yawukozeho, ifatanya ndetse na Qatar. Baravuga bati rero Iran n'ibindi bihugu biyishyigikiye ati ibi ntago dushobora kubyemera, afazari turemera dupfe, turemera tugira ibyo duhomba, ariko nibura natwe twerekana icyo dushoboye. Iyi ntambara rero igomba kubamo urusasu ruremereye, ni intambara itazamara igihe gito. Ibyo mwakwibwira byose uretse kubabazanya bakagera ku gipimo bagomba kumvikana, bakavuga ati okay, tugiye gushyira hasi twemere kugabana pourcentage ku bizava muri uyu mushinga uyu n'uyu. Umushinga wa ecosystem n'ubundi ntuzahagarara kuko Amerika yashoyemo byinshi cyane, ariko icyo bagomba kumvikana, ntabwo Amerika bashaka ko yongera kwiharira isoko rya peterodora ngo iba ari iryungukamo yonyine. Bakeneye kumvikana bakavuga bati tugabane pourcentage, swati mufate 40%, hariya bafate 20%, hariya bafate 30%, hariya bafate 5%. Ibihugu by'ibikomerezwa bigira uko bibona kuri izo nyungu. Aha rero niyo mpamvu bagomba kurwana, bagakubitana kugeza ku gipimo.
buri wese yemeye akavuga ati ubwo nakubabaje gutya nanjye uremera kumpa izi pourcentage, nuzinyima ndakomeza nkubabaze ngushegeshe kugeza n'ubwo ushobora gusenya buri kimwe cyose wubatse hanyuma ugahomba burundu. C'est dans mon analyse, ariko mukurikirana amakuru, iyi ntambara ishingiye kuri petrodora, ishingiye kuri petrodora, kandi icyo badashaka ntago bashaka ko Amerika izongera kugira inyungu yonyine ku bijyanye n'ubucuruzi mpuzamahanga ndetse n'ibikomoka kuri peteroli, ahubwo barashaka ko izo nyungu bazisangira. Amerika nayo kuko yaryohewe n'izo nyungu z'umurengera yakuyeyo, ntishaka kugabana n'abandi. Aho rero kuko Iran ariyo yazamuye umutwe ibishyira hejuru, niyo mpamvu bayikubise, niyo mpamvu iyo ntambara yose ijemo gutyo. Sawa, murakoze.